guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, umwimana abarinzi. Uyu munsi tuje kurebera hamwe ukuntu wambaye ikanzu ushobora gutega ufite kano bene utu dutambaro dutoya, muratuzi kaya makanzu akunda kugira ubutambaro butoya. Tugiye rero kurebera hamwe ukuntu wagatega, waba ufite menshi zitendera, waba ufite za zindi bita penso, mbese zose tugiye kurebera hamwe. Ariko mumeze gute? Nizere ko umeze neza, nawe utameze neza reka nkwihanganishe mubwira ati komera, naho kurira kwararira umuntu nijoro ariko biracya mu gitondo impundu zikavuga. Rero uyu ni wa munsi duhora dutegereje tuje kwita ku bwiza bwacu. Muri iyi minsi mbafite ibintu bitandukanye, ibintu byiza cyane. Ndagushishikariza gukomeza gukurikirana Fofo TV show kugira ngo ube umusirimu, usirimuke, inshuti y'ubwiza, inshuti yo gusa neza. Nizere ko umeze neza. Tugiye gutangira rero, dufate aka gatambaro. Ni uburyo nababwiye ku muntu ufite menshi ushobora kubikora kandi byiza bigezweho. Ugafata agatambaro kawe ukakazinga. Ni gato, ugiye kuvuga ati se ko gasanzwe ari gatoya, ntigahita kaba gato cyane. Nibyo koko karaba gato cyane, ariko turagakoresha uko karaba kameze. Urabona ko nabwo nongeye nkagakubamo kugira ngo mbashe kuza gukora modeli y'aha ngaha imbere. Urabona ukuntu hafashe, baza ureba inyuma. Niba ufite menshi, aha niho ziri butenderere, sibyo? Aha ngaha nyine bikaba ari bisanzwe cyane. Iyo waba nta menshi ugize gute ufite, ngiye kubereka ubwoko bugera muri butatu wategamo kano gatambaro. Ntugire modeli n'imwe usimbuka kuko zose ni iz'ingenzi, ni ingirakamaro nshuti yanjye. Ni byiza ko umuntu akora modeli ikaza imbere, ko ntabwo nshatse gushyira modeli inyuma. No. Nshatse ko iza imbere. Nanone ntaba ari imbere cyane, igasa nkaho isa ku ruhande, kandi ukasa nkaho ukoze akantu k'akane, ariko aka kane ukakanyuzamo aka gatambaro kandi, ukakanyuzamo aka kandi gasa nk'ugobekamo hano, ukagakurura kugira ngo bitaza kuguhambukana. Ubu ni uburyo ushobora gutega bwa mbere kugira ngo wiyeranje kuri ka gatambaro gato. Waba ufite n'umusatsi mwinshi, waba usokoje neza, uri kumva biba ari byiza, biryoheye ijisho. Reba ukuntu bimeze. Ubu ni uburyo bwa mbere. Iyi yari intego ya mbere. Reka noneho nkwereke ubundi buryo wagatega ukaba usa neza. Nababwiye ko mbereka intego ebyiri. Nanone uragafata kumwe kazinze, ukaringaniza. Nurangiza urafata fimbo yawe, ariko bibona nshuti zanjye, biba byiza nyine iyo ugiye uzamura, cyangwa wabona ko ari kanini ukaba wagira gute, ukaba wakongera ukagakubamo bwa kabiri, sibyo nshuti?
hariho nyine abakunda moderi y'imbere, hariho n'abakunda moderi y'inyuma. Uraza kumbaza impamvu mba nshizemo aka gafimbo cyangwa uyibazeho. Uri kubona moderi iba ikoze imbere. Hari abantu bajya bakora moderi nk'iyi ugashaka kuyikora wakoze ipfundo, hari igihe ipfundo rikurya. Njyewe iyo nziritse ipfundo rikunda kundya hano, ariko iyo nkoresheje agafimbo nta kintu bintwara. Noneho inyuma ugahita uza ukazirika, wamara kuzirika gasa nk'ubitandukanye, ukagenda utebezaho ahangaha wagize aka kabiri. Iyi ngiyi, iyi moderi nyine iba iri ahangaha inyuma. Kameramani wanjye ko ntari kureba inyuma, uri kubona bimeze gute? Bimeze neza, ntarebe. Bimeze neza, mbese umuntu bereke neza wabisoze akaviringura uko ashaka. Uri kumva? Iyi moderi ni nziza. Reka akangaka nako nkaviringure gase nkaho kazaho hano ku ruhande ho gato, kuko iyo kajeho biba biryoshye, sibyo? Reba nk'uru ruhande karatereze neza, ku buryo umuntu uhuye nawe avuga ati uyu mubyeyi yateze neza pe. Urabona ko moderi yacu ibaye nziza. Nawe ushobora gukoresha ubu buryo kugira ngo utazazirika ipfundo rikaba ryakurya. Kandi urabona ko aka gafimbo ahangaha kaba gatanzemo dizayini nziza. Kamerama, hari ubwo wamenya ko ari fimbo nashyizemo? ntabwo wabimenya. Ntayiri kugaragara kubera ko agatambaro kaba kayipfutse. Nababwe uramutse ubonye iri kugaragara ushobora gushiramo bene aka kantu, cyangwa se ukagashyiramo ku bw'umurimbo. Hari abantu dukunda kurimba sheri, dukunda gusa neza, sibyo? Ushobora guhita ugashyiraho kandi bikaba biryoshye, ibintu byawe bisa neza, ukaba uri umumama usirimutse.